umva ni tonto wanjye mukuru arinda ni tonto we kandi ku rubuga rwa famiye bamaze kubitubwira yapfuye njyewe ndakubwiza ukuri kandi azize umutima yari amaze igihe arwaye ariko bitari cyane yapfuye saa 11:30. none se reka nkubaze Godfara sinafata ikindi kiki umvaze yego ubu iyi Kate Press ibintu yanditse ivuga ngo guverinoma irimo gutegura gusohora itangazo rivuga uko ubuzima bwe buhagaze niyo clarification nibi banditse ngo clarification babihawe byanze bikunze n'abayobozi bo hejuru bashinzwe kubivuga ariko ntibabahe uburenganzira bwo kubakotinga nicyo babivuga noneho nibinyurana n'ibi Kate Press yanditse Kate Press tuzayifata nkaho yashinyaguye tugendeye kuri ibyo by'uwo mu muryango wabo uretse gato hangaha rero erega amakuru hano nakubwiye ngo amakuru murayahasanga uyarambwiye ngo ararembye sinjye mvuganye n'umurwayi iyi saha si ngombwa gutangaza izina namba y'umurwaje ngiyo Osokimu nguhe namba y'umuntu umurwaje none aha umuvugishe oya ntabwo izi saha mba ndi mu kazi yego nubwo ndi kuri space kuko ntabwo yagombaga kuncika dusanzwe tuyihuriraho tukaganira byinshi ntabwo inshuti yacu yataha ngo noneho space nyirebe gusa nyiceho najeho kugira ngo mutarame tuvuge ubuzima bwe so naho reka mbabwire niba ari muri koma niho handi icyizere cy'uko yayivamo kiragoye urumva oui so nagiye yego ndikwerekeza ngiye kujya okay nyaruka ngaho mutinga nugere uransaba ijambo ariko ntuve kuri space saka urumva itari witivaho thank you so much already Aphrodite yerekeye kuri Faisal muguma hanga reka nza nanjye mbahe ikintu ntari nababwiye yego kuko numvaga atari ngombwa yego reka nze ndebe igihe nahamagariye umuntu ntabwo ndi bubabwire hari saa 9:54 kandi n'umuntu ukomeye wari bumpa amakuru yambwiye ati none se abantu bo ku mbuga nkoranyambaga batangiye kubyandika ni yego barimo kubyandika ati rero rindira gato tubanza dukurikirane turebe neza uko bigenda turaza kukubwira nuko yambwiye saa 9:54 umvira itangazo zo yego uyarambwiye ngo hero Godfather ku rubuga rwa famiye batubwiye ko umutima wongeye gutera nyuma ariko mbere bari bavuze ngo arapfuye gusa bibaho ko umuntu ko umutima uhagarara ukongera ugatera bigakunda ngayo nguko bivuze ngo ahubwo uzi indi mystère andi mayobera y'umutima bango aramutse agize koma eshingiye ku arrêt cardiaque ukongera kiriya hakabaho reanimation ukagaruka bishobora kuba byamuca intege ariko agasurviva au contraire igihe ari stroke yabayeho iyo itera izindi effet zirimo amaparalysie zirimo ubuhumyi zirimo n'izindi effet très dangereux ubwo rero dukomeze bamugani tube hafi ya famiye bari kumukurikiranira hafi koma wenda niba muri space harimo umuguke mu by'ubuvuzi yazamuka akatubwira akadefinisa koma niki bigenda gute amahirwe yayo nahe iyo dutaramye gutya abantu bajye bazamuka habe ibe educatif mu gihe nk'iki ngiki ndumva aricyo nicyo navuga kuko koma bishobora kuba byaba gutyo tukumva nyuma y'igihe runaka yazanzamutse ahangaha rero urumva ikintu kiriho Osokim yabitswe kuri iyi tweet dushingiyeho y'uyu muvandimwe cyangwa uyu muntu uri muri famiye
uvuga ko bababikiye ko yitabye Imana, bongera kubaha andi makuru ko umutima wongeye gutera. ese Godfather ni umuntu umwe urimo kuguha amakuru yarangiza agahita azana andi? Ndavuga amazina ndakambiguko. Uretse Godfather, nyumva umva ikibazo cyane. Ntabwo ari umuntu umwe. Yego. Hari uwakubwiye ati ni tonto wanjye bamuturikiye. Yego, reka nze ndore. Uyu uretse gato reka nze mbakubwire. Hari uwambwiye ko kansubire muri message. Hari uyu nguyu wambwiye ko Godfather njye ndumva uko bisa kose umusaza yatabarutse. Uyu ntabwo ari we. Uwo ntabwo ari we. Reba wa wundi uvuga ko ari tonto we. Uyu nguyu yambwiye ngo, hari uyumbwiye ngo arambwiye nsiye njye mvuganye n'iyi saha ngoke. Ararembye ngewe mvuganye n'umurwaje iyi saha. Si ngombwa gutangaza izina, namba y'umurwaza ngiyi. Yahise ampa nimero. Uyu nguyu ni umwe. Wumve tugaruke kuri uyu. Hello Godfather, nanjye mbonye oya inyarwanda oya asagiye he uyu nguyu. Uzi Godfather? Oya kasubire muri nazibonye. Ufite sources ebyiri. Uyu nguyu ambwiye ngo uyu muri famille ye. Uyu ni umuntu umwe ngo kwa muganga kugira ngo byemezwe. Mbega message nyinshi mwaba muretse kunyandikira. Mwaba muretse kunyandikira gato nkaruhuka nkamaza ngasumiza za mbere. Osoki zimaze kuba nyinshi zamaze no gutambuka. Nguyu Osoki cyero tugeze muri DM zanjye. Ntabwo bishoboka kugira ngo mbibone. Okay, nta kibazo. Urabona ko hari umwe wavuze ko ari tonto we. Yego. Akanemeza ko babwiye ko yapfuye saa 10:00 ngira ngo urayitugiye. Yego. Nyuma uhita ubona undi 30. hahita haza undi nanone ngo muri famille yabo kuri group ya famille. Yego. Ukubwira ko yego bari bababwiye ko yapfuye ariko ko umutima wongeye ugatera. Yego. Urumva dushatse rero amakuru twahita twemeza ko Alemuku ntabwo yari yapfuye. Ashobora no kugaruka ukurikije ibyo Abe avuze. Umutima washobora kuwushitura rwose ukagaruka akongera akabaho. Gusa bikaza kubabaza kuba Kigali Today iyo yanditse ko Ale yapfuye. Katy Press izivuga ngo clarification. Wa muntu wa tonto anyandikiye agira ati ubwa mbere yandikiye arambwira ngo Godfather umva ni tonto wanjye kandi ku rubuga bamaze kubitubwira yapfuye. Njyewe ndakubwiza ukuri kandi azize umutima. Yaramaze igihe arwaye ariko bitari cyane. Yapfuye saa 10:30. Hano rongeye aragaruka. Iyi ngiyi yanditse saa 12:00 yanditse n'iminota 17. Reka tugaruke none harambwiye Godfather umva ku rubuga baratubwiye ngo ariho ariko ubuzima ni ntabwo bari kutwabdetinga buri kantu nzaza ndajya nkubwira umunota ku wundi. So wa wundi wari umaze gukonfaminga ko yapfuye saa 10:30 agarutse ambwira ko ku rubuga bongeye kubapdetinga bababwira ko ubuzima bwagarutse akiriho. Urukumva uyu numwe reka ni mu following amareta mu mumenye kuko nta bantu following. So reka nze nteko mu following ariko ngubu kanze ngushyira notification nkuzane mu bantu bimbere kugira ngo ntaza kongera kukubura. Uyu nguyu numwe. Noneho hari uyu nguyu wundi. Ya wakomeza Osoki ndacyabakurura mbazana. Abantu mutari mu muryango mureke kunyandikira ndabasabye. Abantu dusanzwe tumenyeranye hano muri gutanga ibitekerezo, message ni nyinshi cyane mureke kunyandikira kugira ngo izingi zitaza kubura. Ariko cyakora bibaye atari byo igihe reka mbabwire ibi binyamakuru dufite. Njyewe nta nkuru Osoki muze kunyihanganira, nta nkuru itavuye ntabwo igihe sinkizera, ntabwo ushobora kwizera amakuru yo ku gihe. Never. Nibi binyamakuru genda urebe ku Nyarwanda batangiye guhindura inkuru. Reba Kigali Today bamaze guhindura inkuru nonaha. Reba inkuru bamaze guhindura kuri Kigali Today.
so ibi ni ibinyamakuru udashobora gutrustinga n'abantu muri kuvuga ngo hari ngo hari minisitiri wishyize kuri stati. Ejo bundi ntabwo nabonye depite yifata akavuga ko Omega ageze ku mupaka, kandi Omega inkuru avanye kumvaho nshya igahita yisiba, undi agakora speech abandi bakuma mu mashyi. Ntarabona itangazo, ntabwo ribuze kubyemera. So niyo mpamvu murabona aho ijoro nahinduye, ntabwo nkimwita rep. Kanze na tweet nakoze nyisibe, yari imaze kugira hafi 17,000. Tweet imaze gukora rimaze kugira 17,000 mu gihe kingana n'isaha imwe. Ntabwo none se reka mbaze, izi like 300 mushizeho mu isaha imwe, you do like cyangwa no kutamenya gukoresha social media? You like he passed away, so mwishimiye ko yapfuye, niyo mpamvu mushizeho likes. What's wrong with you people? Reka dukomeze. Osoki murahari nyuma yuko reka mvu reka ntahuye wagenda se gute? Godfather, reka ngende. Urabona ko utangiye kuduha izo updates bivuga yuko yagarutse ku mutima wongeye kandi kugaraho umuryango we. Ariko Osoki musinkwemerera kugenda, kandi Aphrodise none atuvugana asigaje iminota 5 ngo agere kuri Faisal. Erega ntacyo ubundi urasinzira. Oya simbizi kuko siho wavuze ukuntu Pascal yakubabaje. Uzwi ko n'ubu ngubu byanze ntari narukira urwa Pascal. Bro, ntabwo ndakira urupfu rwa Pascal Oswakimo, rwaranzonze, sindamukira. Ariko uretse no kumukira, sindemera ko Pascal yagiye. Aha, iyo ni dinayo nanjye ijya imfata. Iyo dinayo nanjye iramfata. So nababwiraga nti rero izo updates barimo kuguha zirahuza n'amakuru nahawe na wa muntu nyine ntababwiye, nabajije 54 agasa nk'uwemeza ntamakanira, ariko akambwira ati turacyabikurikirana, amakuru turaza kuyabaha. Bivuga yuko kwa muganga ntago bari bakemeje ko yagiye burundu. Murabyumva? Ahubwo dusenge igitangaza kibe, hagaruke nyakugaruka. Murakoze. Birashoboka rwose, umutima ukugunangura vuba vuba, kandi ushobora kugaruka vuba vuba. Ubwo rero byose birashoboka. Kiba cyabaye ariko umuntu uri kwa muganga n'ubundi ari benshi tatubona bagize ikibazo n'icyo ngicyo bafite imitima yabo. So reka ntasimukira neza hafi kongera kigafata n'igitaho uko baruzuza. Uri kure ya telefone yawe Aphrodise, hanyuma nuhagera utubwire. Ndi hafi kuhajyana Abanyarwanda. Nyaruka reka tube tugize, hari abamanitse, nuhagera utubwira, kandi urakoze cyane. Kuvuga ngo ntabwo basimbutse bajye kwa muganga abarwariye babaza amakuru nyirizina. Ibyo twabyita ko ari wenda se ni amasaha, ni abakozi bake, ni ubunebwe se. Ariko kugeza amagingo aya ntabwo ibyo banditse biriya ni professional, kuko bo ntabwo banditse bemeza ko babyihagarariyeho. Bavugaga ngo amakuru bavanana, ariko ntibavuga hariho. Yego, ntibavuge ko ari kwa muganga, ntibavuge yuko ari muri famiye, ntibavuge ko ari muri leta. Ariko urabona ko ibyo banditse birahura n'ibyabo muri famiye. Abavuga ko ari abo muri famiye bakubwiye kuba rero umuntu baba bari batekereje ko yagiye hanyuma akagaruka, n'abaganga bajya bibeshya, hari n'igihe bashyingura umuntu muzima. So ntabwo ari byo byatuma rero dutarama ku binyamakuru, kuko byanze bikunze bitariho natwe twabura amakuru da. Yego imbuga nkoranyambaga zaraje, ariko bariya nibo batuberamo hagati, nibura bakatugerera ku bayobozi bakababaza. So twari kubitera amabuye, urakoze kwigarura. Yego ko murebe ntuzirongera irupdatinze, murebe The Crown. The Chronicles? The Chronicles? Yego murebe irupdatinze. Yaravuze ko yapfuye none yagarutse. Wenda African boy mbere ko afata ijambo ngo izi gari ko genda ngo dufatura twika singibi ibi none reka kubabwira ukuri, mugenda muhindura inkuru. Dore barahinduye ngo he's still alive. Dore umutima Godfather, umutima umuntu arapfa.
bagafata bafata ipasi etse gato ni ukuvuga ngo Godfather yaza kubatabaho ni ukuvuga ngo abantu babararanye inkuru ko ari mukuru arinda yitabye Imana. Yego ndashaka ko ukuntu bafata ipasi reanimation ukuntu ikorwa bafata umutima bagashyiraho ngira ngo byo ngira mwagiye mubona cyangwa ku mafilme na hehe. So ngo hari uburyo twenda ntabwo twari muri iyo salle de soins intensifs ya Faisal, ariko hari ukuntu abaganga rwose umuntu apfa bagahaguruka bagashyiramo akabo n'Imana umuntu bakamugarura, benda nyuma yaho bakagenda bareba oxygene nuko umutima ugaruka. Ibyo birashoboka yuko n'ejo bundi twakumva ameze neza, ariko abagiye bavuga yuko byarangiye muri icyo gihe cyose kugeza ubu ngubu nabo ntabwo twabona yuko bashatse guca igikuba, ahubwo nibyo babonaga sur terrain. Ariko nanone kuba bagize iyo ntuza iyo skepticism yo kuvuga ngo ntabwo amakuru sinyizeye ni byiza cyane, ku buryo bibaye ngewe mbonye ari igitangaza ukuntu habeho gushidikanya. Hari abantu benshi, abanyamakuru ba JDBBO ba Gatete bose bari babivuzeho ku buryo uvuga yuko bafite amakuru yizewe. Ariko ubu ngubu kameme ni byiza cyane kuba bigenze gutya. Na wa wundi ntuza Aphrodis nawe arabutubwire, hanyuma noneho ubwo Aphrodis agezeyo story ihinduke. Okay, thank you so much.